Muri iyi si haba ibintu byinshi bigiye bitangaje. Nawe nkubajije rwose ntago wamakanira, wambwira ko ari byinshi cyane ndetse hari n'ibyo uzi nawe. Ariko urebye ndi kuvuga mu isi y'inyamaswa. Ni ukuri inyamaswa ziratangaje cyane, yaba uburyo zibayeho, uburyo zibanye n'uburyo zibanye n'abantu. Biratangaje cyane. Uzi ikiyoni? Ikiyoni buriya cyangwa se ibyiyoni muri rusange bihanahana amakuru kenshi, yari amakuru yihutirwa cyangwa ahangayikishije. Bigize neza imikorere y'isi ndetse bikitondera ikiremwamuntu ku buryo bukomeye. Amakuru yose byakusanyije bikayahererekanya ngo buri gihe biyakoreshe mu nyungu zabyo gusa. Ikiyoni kigeze guhagarara kijugunya ubunyobwa mu murongo munini w'imodoka kugira ngo zigifashe kubutonora mu gihe zibukandagiye. Iki cyacunganye n'uko amatara yemerera imodoka kugenda cyangwa se amatara yaka kugira ngo imodoka zigende, maze kijya gutora bwa bunyobwa bwacyo. Biratangaje pe. Ikindi ushobora kuba utari uzi ni uko burya ngo igikona kidashobora guhisha ibiryo byacyo uri kukireba, yaba umuntu cyangwa indi nyamaswa. Gishobora kubihisha ureba, ariko wamara kuhava nacyo kigahita kibyimura. Ni ukuvuga ati wamara kugenda kikagaruka kikabyimura. Ni ukuri kiratangaje cyane. Ariko urebye ntabwo uyu munsi nshaka kuganiriza ku gikona cyangwa se ku kiyoni, ahubwo noneho hari indi nyamaswa nshaka kutuganiraho naguteguriye. Ndabizi bise wumva bihabanye cyane kubera ko wari uzi ko tugiye kuganira ku gikona, ariko ndabizi neza ko inyamaswa tugiye kuganiraho uri buyikunde cyane. Gusa iyi ni Pamakeo TV. Mushimira cyane kuba wahisemo ino video. Kore subscribe kugira ngo ujye ubona izindi nkuru zacu mu ba mbere, ndetse ujye ureba n'izindi video zacu zikoranye ubwenge. Reka noneho uyu munsi twiganirire ku nzovu. Inzovu ni inyamaswa itangaje cyane. Tugiye kuganira ku nzovu, ubuzima ibayemo n'ubwenge igira ukuntu butangaje. Witeguye? Noneho reka dutangire. Inzovu niyo nyamaswa kugeza ubu ngubu nini cyane izwi ku isi mu zigendera ku butaka. Nyamara nubwo biri uko, iyi ikaba ari inyamaswa nini cyane. Bivugwa ko inzovu iri mu zizi ubwenge cyane, ndetse hari n'aho zigera zikarusha ubwenge umwana w'umuntu. Bitewe rero na byinshi biteye amatsiko ku nzovu, twagerageje kwegeranya bimwe mu by'inzovu zihariye ushobora kuba utari uzi, ari nabyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru. None se wari uzi ko inzovu izina ryayo rifite ubusobanuro buhuye n'igice kimwe cy'umubiri wayo? Mu Cyongereza, mu Gifaransa yitwa elephant cyangwa se elephant. Iri jambo rero nk'uko tubikesha urubuga World Animal Protection, rivuga elephant ni izina rituruka mu Kigereki ariryo elephas. Iri naryo rikaba risobanura ivory cyangwa se ivoire. Ivory rero dusanzwe tuzi ko ari amahembe y'inzovu. Burya niho ijambo elephant rikomoka. Ari amahembe y'inzovu ho sinyagarukaho cyane kuko twese turabizi ko kugeza n'uyu munsi inzovu nyinshi ku isi zicwa zizira amahembe yazo. Arahenda cyane, akoreshwa mu bintu byinshi, nabyo ndaza kubivugaho. Ese wari uzi ko inzovu bitwara amezi 22 kugira ngo ibyare? Inzovu kugira ngo ibyare bisaba kumara amezi 22 ihaka. Ni ukuvuga umwaka umwe n'amezi 10. Icyana cy'inzovu ni kimwe mu bivuka biremereye cyane kuko igitoya kivuka ni 100, kandi kikaba gishobora guhagarara nyuma y'iminota mike cyane kivutse. Biratangaje rwose. Inzovu ziraramba cyane, ishobora kumara imyaka 70 yose. Inzovu burya nazo zigira uburambe butandukanye budatandukanye n'ubw'abantu. Bivugwa ko icyizere cyo kubaho mu nzovu kibarirwa hagati y'imyaka 50 kugeza kuri 70. Inzovu z'ingabo z'inyafurika ni zimwe mu ziba ari nini cyane ku isi, kuko iba ifite uburebure bwa metero 3 ndetse ishobora gupima ibiro hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 750.
ni toni ziri hagati y'enye na 7.5. Ni mu gihe izikomoka muri Aziya zo ziba ari ntoya kuko inini muri zo ibipima metero 2 z'uburebure ndetse n'uburemere bw'ibiro hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 6. Urabona ko izacu muri Afurika inini rwose. Inzovu ishobora kumara amasaha 15 iri kurya. Urwo rubuga rukomeza ruvuga ko inzovu urya ngo itakaza amasaha 12 na 15 iri ku meza. Reka tubyite ku meza. Iryo byayo ni ibyatsi ndetse n'imbuto. Zikoresha izuru ryazo rikamenya ahari ibiryo zirya, kandi iryo zuru ryazo bamwe bita umutonzi ni naryo zizifasha kuzamura ibyatsi mu kanwa. Inzovu nkuru kandi itarwaye burya ngo ku munsi umwe iryo ibyatsi bipima ibiro 150. Ibiro 150. Ibaze, imaze umwaka imeze neza, imaze kurya toni 50 z'ibyatsi. Wow! Noneho inzovu iribuka cyane, byagona kugira ngo yibagirwe. Wenda ako kantu ushobora kwisa uvuga ati cyakoze aka kantu ndumva haraho nakumvishe. Yego, noneho reka mbikubwireho neza. Inzovu bivuga ko ari imwe mu nyamaswa ishobora kubana neza cyane. Icyakora ngo igira ubwonko bwibuka kabone n'ubwo hashira imyaka myinshi. Muri make, ubundi inzovu ntijya yibagirwa. Niba hari icyo wigeze guhemukira ukiri muto na yari ntoya, umenye ko aho hantu nuhasubira warakuze niyo yaba ihari cyangwa yarashaje nayo inahari, izakubona ikwibuke ndetse yibuke n'ibibi wayikoreye. Inzovu kandi zizwiho kuba ari zimwe mu nyamaswa nkeya zigira amarangamutima. Zigaragaza umutima w'impuhwe mu gihe habaye ikintu runaka kibabaje. Reka tuvuge ko inzovu igira n'impuhwe. Ikindi burya ngo inzovu zitinya izuba cyane. Iyo izuba ryabaye ryinshi, inzovu ni zimwe mu nyamaswa zibangamirwa naryo. Uruhu rwazo rurababuka iyo ryarashe cyane, ndetse akenshi zijya mu byondo kugira ngo zigumane agakonje umwanya munini. Icyakora no kujya mu byondo mu rwego rwo kurwanya udusimba dushobora kuzitondagira. Amahembe y'inzovu ziyakoresha byinshi: mu guhiga ibyo zirya, mu gushaka amazi, mu kurwana n'umwanzi. Icyo gihe zikoresha amahembe. Ariko by'umwihariko burya ngo ni bimwe mu bimenyetso by'ubwiza ku nzovu. Nawe tekereza inzovu idafite amahembe, ako kanya nyine tubona hari akantu gahindutse. Gusa iyo zifite amahembe ubona zari nziza kurushaho. Sitwe gusa tubibona kuko n'ingore mu nzovu zikunda rwose ibigabo bifite amahembe maremare cyane. Ni ukuvuga ngo inzovu ifite amahembe maremare ikundwa n'ingore nyinshi kuko zirayitegereza ndetse zikayikunda. Inzovu z'ingore ziba hamwe, mu gihe iz'ingabo atari ko bimeze. Inzovu z'ingore burya ngo ziba mu matsinda. Inkuru muri zo niyo aba ari mukuru wazo, nitanga amabwiriza y'aho ziba umunsi ku wundi, ndetse ikamenya n'ibihe by'ikirere ku buryo imenya niba zigomba kwimuka. Gusa ingabo yo iyo imaze kugira hagati y'imyaka 12 na 15 ihita ijya kwibera yonyine cyangwa se ikabana n'izindi ngabo by'igihe gito. Umutonzi cyangwa se izuru ry'inzovu riratangaje birenze. Iyo uyu mutonzi ngo nicyo gice cy'umubiri gifite akamaro kurusha ibindi byose. Iwifashisha mu guhumeka, mu gukora ku kintu, mu gufata ndetse no mu kuvuga. Ngo mu ishyamba ryose niyo nyamaswa ifite igice cy'umubiri gikora ibintu byinshi ari kimwe.
reka noneho dusoreze ku gahinda kazo. Kuri ubu inzovu zirugarijwe cyane biturutse ku kuba ziri kwicwa n'abantu bashaka amahembe yazo. Aya mahembe ahanini yifashishwa mu mitako ihenze, bya biri nakubwiye ko ndibuze kugusubiriramo. Amahembe y'inzovu yifashishwa mu mitako ihenze bigatuma zihigwa bukware. Muri Aziya ho inzovu zihura n'akaga gakomeye kuko zikoreshwa mu gutwara abantu baba baje gutembera muri ibyo bihugu. Hari n'izo bakoresha batwara imizigo. Ni byinshi umuntu yavuga ku nzovu, gusa zizwi gukora ibintu byinshi kandi ni inyamaswa ishimishije cyane kandi itagisagarira uwo ari we wese. Wabikunze? Ngaho tanga igitekerezo. Ntiwibagirwe gukunda ino video ukanda like ndetse na share. Subscribe yo twayikoze kuva kare. Ngaho ugira ibihe byiza kandi turabakunda cyane.